nareruye basi kamvuga ko neruye ngenda babwira ngo mpunza agatsiko k'abantu mpunza agatsiko kanyu hanyuma mbaha amahoro ndababwira ni none za content nakoraga musigare muzikora ya mafaranga nakoreraga muyakorere ibintu byose mubikore ariko ngewe mwe mumpaye amahoro nge n'umuryango wanjye mwe muduhaye amahoro mwanshyizeho kwica abantu munshyiraho ibirego byinshi murabizi ibirego byose mwanshyizeho ariko uretse ko ngewe ndi umunyamahoro buriya nk'ibintu mwankoreye iyo nza kuba ntari umunyamahoro mwibwira ko uyu munsi ahubwo ngewe mba ntaratanze n'ikirego noneho ahubwo nkarega ku mukuru w'igihugu mwibwira ko ibintu ngewe nakorewe aho ngaho muri urwo ruganda rwanyu cyangwa muri iyo showbiz yanyu mwibwira ko ngewe ubwanjye ngewe Yago iyo ngewe mvuga ngo ndi umuntu ngo nuko ndi umunyamahoro kuko hari n'inzego zagiye zikora amakosa kuko ntago numva urwego urwo ari rwo rwose rwifuriza iterambere urubyiruko kwanza urwego reka turureke ni abantu ku giti cyabo ni abantu baba bayoboye izo nzego nge ni nabo nzajya mvuga abantu baba bayoboye izo nzego nibo baba bagomba kuryozwa ibyo bintu ntaho urwego ruhurira na personality niba wowe uhawe akazi uhabwa akazi kugira ngo usavinge abaturage ntabwo uhabwa akazi kugira ngo wice abaturage cyangwa se upyinagaza abaturage so niba ushobora kuvayo ukaza kuvuga ngo big energy na agatsiko urashaka kunyubikira imbehe urashaka ko ncibwa ku ikarita ibi bintu niyo mpamvu nababwiye ngo ngiye nuko ndabisubiramo nuko ngiye ndi umunyamahoro nagombye no kuba narareze ku mukuru w'igihugu kuko hari n'inzego z'ubwazo zankoreye amakosa inzego zo mu Rwanda zankoreye amakosa zirabizi aho nashinjijwe ibyaha nta rukiko na rumwe nkashinjwa ibyaha n'umuvugizi w'urwego akanshinza ibyaha nta rukiko na rumwe rwigize runshinza ibyaha iryo ni ikosa rero ngiye kubera ko nzi itegeko rivuga ngewe nzivuganira ntago ndi nk'abandi bajene bashobora kuba batazi icyo itegeko rivuga itegeko nzi icyo rivuga nshinzwe ibyaha nyuma y'uko hari ibyo nakorewe ngewe ubwanjye bibi nkabiripotinga nkanabyerekana narabikoze ibyo byose narabibabwiye ariko nyuma y'ibyo bintu byose nyuma y'aba bantu bandwanyaga uyu munsi barumva bidahagije kuba narabahunze nge narabahunze naravuze nireka nje gushaka amahoro kuko ntayo nabonaga ndavuga reka mbasigire izo content reka mbasigire buri kimwe cyose reka mbasigire izo mpano turebe ko muzifasha muziteza imbere mufasha abo bana b'abajene bazi kuririmba mu bazamure ubu se bimeze gute uyu munsi bimeze gute uyu munsi ndababaje bimeze gute abo baturage bakennye abo baturage mugene mubakorere ubuvugizi abo baturage bashonje mubakorere ubuvugizi mubagaburire murabikora nahisemo rero ngiye kugira gute kubahunga niba umuntu nka minisitiri w'urubyiruko ushinzwe guteza imbere urubyiruko gufasha urubyiruko ajya kuri kamera na mikoro akavuga ngo mwabana mwe ngo ntimuzongere kuvuga kuri big energy ngo buriya ngo bari abantu ngo baba bafite amakuru what's the meaning of that man urimo uranyica mu bundi buryo urimo urabwira abantu ngo yo ibyo bintu ayo ni amakosa inzego zagiye zinkorera ndacyabivuga ariko ko zabikoze nuvuga ngo inzego zabikoze tugende kuri personalities abantu bahawe ububasha bw'ibyo bintu abantu bahawe ububasha bw'ibyo bintu ariko ndacyabibasubiriramo ngewe ubwanjye ngewe Yago igihugu cy'u Rwanda ndagikunda nicyo mvukamo nzagikorera sinzakivuga nabi sinzanakigambanira ariko kandi wowe urwego urwo ari rwo rwose waba ukorera hari umuntu nabonye ejo bundi apostinga avuga ku bijyanye na Visit Rwanda n'ibindi bintu dufite bikomeye rero nkiraho urwego urwo rwose waba ukorera umuturage ukorera abaturage ntago wikorera
rero kuvayo ukagenda ukajya ukabwira abantu ngo big energy ubusa abafana ba Rayon nta gatsiko ubusa abafana ba uretse ko umuntu aba yaracecetse uretse ko ngenda nayibabwiye ngenda umunyamahoro iyo nza kuba ntari umuntu w'umunyamahoro ukunda amahoro abenshi baba bari imageragere kuko ngewe mfite ibimenyetso n'uyu munsi ndacyafite ibimenyetso by'ibyo mwankoreye aho i Kigali ntari abantu mwagiye mwishyura se ntibavuye bakabivuga bakavuga ko mwabishyuye kugira ngo bakore ibyo bakora abo bagore bose ntibabavuyemo bakavuga ko mwabishyuye kugira ngo baze babeshye ko n'amateye amada ibyo bintu byose n'uyu munsi rero nagiye n'uyu munsi ntakiri mu Rwanda n'uyu munsi navuze ni reka mbarekere showbiz yanyu reka mbarekere umujyi wanyu reka mbarekere no so uyu munsi rero ikintu gitumye ngaruka no kuri ibi bintu byose ikintu gitumye ngaruka kuri ibi bintu byose mbabwiye ndifuza ko umuntu niyo waba uri umu influencer ungana gute niba udafite ikintu cyiza cyo kuvuga kuri Yago n'ibyo yakoze isheshekere niba nta kintu cyiza ufite kuvuga kuri Yago n'ibyo yakoze niba nta murimo mwiza ubona Yago yakoze ukareba mu mboni zawe ukabona nta murimo mwiza Yago yakoze wamushimira irinde no kugaya ibyo utazi kuko ubwo ngubwo niba utabona ibyo yakoze cyangwa ibyo akora irinde no kugaya ibyo utazi cyangwa wirinde gushotora ibyo utazi. Okay, reka twongere tubahe ikaze rero nshuti bakunzi ba Waramutse Rwanda. Nkuko rero mwabikurikiranaga mu majwi y'umunyamakuru akaba n'umuhanzi Yago Pondati, umwe mu bagabo bari bamaze kubaka izina rikomeye cyane hano mu Rwanda, akaza kuhavashwanye n'abantu benshi bivugwa yuko ari abantu bari baramugiriye ishyari bamugendaho bamurwanya. Aza kwerekeza mu gihugu cya Uganda cy'abaturanyi ari naho asigaye akorera amagingo aya ngaya. Murabizi saga zagiye ziba hagati ye n'uwitwa Emirene, Murungi Sabe wa Isimbi TV, Bruce Melody n'abantu benshi cyane, witwa DJ Brian. N'umuntu wagiye ashwana n'abantu benshi cyane abashinja yuko bamugiriye ishyari bamugendaho bamurwanya. Murabizi yuko yaje no kwita Big Energy, kaza gukora groupe y'aba Big Energy, ari nabyo yakomozagaho kuri no munsi ari byo ngira ngo mbagarukireho. Uyu mugabo rero Yago Pondati ku mugoroba nibwo yagarutse ku bantu bagiye bamubuza ngo amariro ubwo bageragezaga gusenya icyo yise Big Energy, kandi we nkuko yabisobanuraga muri iki kiganiro yavuze yagarukaga yuko aca amarenga yuko ari ikintu cyamwinjirizaga Big Energy, ko ari ibintu byamufashaga mu kwinjiza. Murabizi yuko ubwo rya jambo rya Big Energy ryari rigezweho hano mu Rwanda, dore yuko yari umwe mu bantu bakunzwe Yago. Murabizi ko aba diaspora boherezaga amafaranga menshi akajya gufasha abantu, akagira amaviews aremereye cyane kurusha abandi banyamakuru bose bakorera ku macano ya YouTube. Ariko byaje kuyoyoka nyuma yaho Murangira Beats yari yaje gutangaza yuko abantu bazongera kugaragara bakoresha ari jambo bazahanwa ko ari Big Energy, ko ari nk'agatsiko. Ku mugoroba Yago rero niwe yakomozaga, ariko akanga kugaruka kw'izina avuga ati umwe mu bayobozi b'urwego ntavuze hano mu Rwanda atavuge ngo Big Energy ni agatsiko. Bona yuko uyu munyamakuru Yago rwose ari umwe mu bantu nimba navuga ngo washiritse ubwoba, kandi yagiye n'ubundi ari gukurikiranwaho ibyaha nyine byo gushinga ku gatsiko ka Big Energy ndetse n'ibindi byinshi, kumushinja amatabi, kwanywa amatabi, byose yagiye mu gihugu cya Uganda. Bivugwa yuko yagiye asa nk'uhunze, ntago yagiye mu nzira nyayo, dore yuko n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwamushakaga narwo kugira ngo bamubaze ibintu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Yago rero ahitamo kwerekeza hanze mu gihugu cya Uganda, ari naho ari magingo aya ngaya. Ku mugoroba rero nibwo yarekuye bombe, nibwo yarekuye andi makuru aremereye cyane. Ku mugoroba arangije anagaruka kuri minisitiri w'umuco
yamugarutseho avuga yuko ari mu bantu nawe ngo bamurwanyije. Yago wakomezaga avuga yuko rwose minisitiri w'urubyiruko nawe ari mu bamubangamiye bikomeye cyane. Minisitiri w'urubyiruko nawe byatunguranye kugira ngo amugarukeho muri ibi biganiro bye Yago Pondati. Ubona yuko ni ibintu byateye ubwoba abantu, dore yuko yavugaga ko minisitiri w'urubyiruko ngo yifashe akabuza abantu ngo ujya bavuga big energy ngo kandi ari ibintu bimugaburira bimutunze. Vuga ati ngewe iyo nza kuba nitonda mba narabareze kandi baba bari za mageragere. Yago wabonaga ikiganiro yakoze afite umujinya mwinshi n'uburakari, avuga yuko utazamuvugaho icyiza akaza amuvugaho ibibi yiteguye kongera guhangana nawe. Uyu muhanzi kandi tubabwira yuko ari kwitegura kwakira umwana we, dore yuko umugore we umukunzi we waruma bamaranye igihe yamaze gusama inda ari nkuru, dore yuko no mu minsi ishize yagaragaje amafoto ari kumwambika impeta anagaragaza yuko bari kwitegura kwakira umwana. Ngayo nguko rero bakunzi ba Waramutse Rwanda, nta makuru agendaga avugwa kuri no mugabo Yago Pondati, mwe mu bagabo bakora umuziki wanamamaye mu itangazamakuru hano mu gihugu cy'u Rwanda, usigaye wibera mu gihugu cya Uganda. Ngayo nguko rero nimba utarakanda subscribe, iki ni cyo gihe kugira ngo uyikore nawe ujye ubasha kudukurikirana gatanu ku kandi. Ciao.